ndagira ngo twinjire mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana hamwe n'umushuba wa Pastor Karekezi yahageze ariko reka dusuhuze hanyuma haleluya amen ya Yesu Kristo amen Imana yiteguye neza reka twese tugeshe rero dusenga Imana Data pesa kusemeza kumara sababu mwisho cha tumshaka kama kusemeza kusemeza hapo kasisha Mungu yawe kusemeza kule chane mama tuieleza haya katika Mungu yawe ndio maana tushike mwisho cha tumshaka uwezo wa kufahamu uwezo wa kukomesha uwezo wa kufahamu uwezo wa kushikaje kwa kwizera yo wizera Imana igusaba gukiranuka hanyuma
ariko ijambo ry'Imana. Imana tugire neza. Twavuze rero intwaro z'Imana nizo, ariko tuvuga n'intwaro Satani arwanisha kugira ngo adushobore. Intwaro Satani arwanisha nicyo nshashije tuganireho. Twavuze ku bwoba. Satani yashaka kuba yaguteje ubwoba, yakubashije yaguteje ubwoba ugahinda umushyitsi, nyine nuko kwizera kwabuze. Iyo wagize ubwoba, kwizera kuba kwabuze, kandi kwizera ni ngombwa. Aho rero bakabanza kugutera ubwoba, kubona ko bicitse, kubona ko bishize, ko ntabwo bizabigenza. Twavuze ingero nyinshi z'abantu bagiye bacunga kubera ubwoba. Hanyuma ibyo twavuze ku burakari, Satani aguteza uburakari, ukava mu byimbo, ugacumura, ukajyaho umugayo, bikagenda nabi. Twatangaga ingero nyinshi z'ukuntu Satani ateza uburakari. Uyu munsi ndavuga ku ijambo ryitwa ibinyoma. Ibinyoma nyine ibinyoma ni intwaro ikomeye ya Satani, kuko Satani yitwa se ibinyoma wa Yohana 8:44. Satani yitwa se ibinyoma. Ibinyoma bikomoka kuri Satani. Ikinyoma ni umugambi mubi, ni ukugoreka ukuri ugere ku nyungu zawe kandi mbi. Icyaha cyose ujya mu mugambi, icyaha cyose ujya mu mugambi kuruta igikorwa. Icyaha ni umugambi kuruta igikorwa. Iyo wagambiriye kwica umuntu ntumwice kuko wowe wamwishe, ariko ushobora kwica umuntu utabigambiriye ntibigugireho urubanza. Abatwara imodoka ushobora kuba bagera ahantu umwana akakumva yaje kumuhanda ukamugonze wamwishe, ariko nta rubanza rukuriho. Ariko icyaha ni umugambi. Ikinyoma ni umugambi mubi ugambiriye nabi. Ikinyoma rero ni umugambi mubi kugira ngo ugere ku ntego zawe mbi. Ukuri niko kwiza, ariko ukuri uvuye mu mutima mubi utarimo urukundo, ukuri kugiye gukoreshwa mu mugambi mubi, ukuri kwangiza guhinduka icyaha, kuko igikorwa cyose kidakora mu rukundo ni icyaha. Hari ukuri kwitwa icyaha, kuko ari ukuri ukoresha kugira ngo ugire nabi. Ukuri kuvuye mu mutima mubi, ukuri kuvuye mu mutima mubi, yewe uramutsinda ukuri savuze, ariko ukuri ni inkoto yo kwangiza. Ntabwo ufite icyo cyitwa icyaha, kuko icyaha ni umugambi. Umugambi ufite umugambi mubi. Iyi urugero, umuntu yamugera afite ikibazo noneho kuko utamukunze ukamenyesha abantu bari aho ngaho, muri icyo gihe uvuze ukuri, ariko ukuri ni ukutamukunze, kuko ari wowe bibayeho ntiwakwifuza ko wakumenyesha uko bari. Ukuri kuvuye mu mutima mubi ni ikibi, kuko Imana yacu dukora yitwa urukundo. Igikorwa kidakoranye urukundo cyose ni icyaha. Imana itugiriye neza, Imana twizeye yitwa urukundo. Icyo ukoze cyose kidafite urukundo cyitwa icyaha. Nubwo wakomora ukuri, hariho guhisha ukuri ugambiriye gukiza ukabishimirwa. Tugiye gusoma muri Samweli 19:11. Samweli wa mbere 19:11. Reka tubasome ayo magambo ariko tuba dukwiye kumenya. 19:11 nuva ku Roma 2:78. Samweli wa mbere 19:11. Sawuli ahera akatumizwa kwa Dawidi ngo bamurinde bazamwice mu gitondo. Maze muka Dawidi aramuburira, aramubwira ati ijoro nutigerura ejo uzapfa. Nuko Mikali amanurira Dawidi mu idirishya, agenda yiruka arahunga. 13. Mikali aherako yenda igishushanyo cya terafimu yabo acyandika ku buriri, yenda ubwoya bw'ihene abishyira ku musego, acyorosaho imyenda. Sawuli atuma intumwa gufasha Dawidi. Mikali arazibwira ati ararwaye. Hanyuma Sawuli yongera gutuma intumwa kureba Dawidi, arazibwira ati mumuterure ku buriri umunzanire mwice. Nuko intumwa zinjiyemo zisanga cya gishushanyo cya terafimu ku buriri, umutwe wacyo hari uruhu rw'ubwoya bw'ihene. Sawuli abyumvise atumira Mikali ati iki cyatukumbeshya ukarekura umwanzi wanjye none akaba acitse. Mikali asubiza Sawuli ati yambwiye ngo
reka ngende nakwita ngo iki kinyoma cy'uyu mugore ni ikinyoma gikiza. Iri jambo yavuze ni iryo gukiza umuntu urengana, kandi ibi ngibi ntabwo yabigabiwe, yarabishimiwe. Imana itugirire neza, dukwiye kumenya ijambo ry'ukuri tuvuga iryo ari ryo. Aha ngaha iyo ushaka gukiza umuntu nta mugayo uba ukugiyeho. Ijambo ry'Imana muri Mateyo 7:6 tuzasome, haravuga ngo ibyejejwe by'Imana ntukabihimbwa. Ibyejejwe by'Imana ntukabihimbwa. Imana igahita ntukayikura imbere y'ingurube. Erega umunyamutima mubi ntakeneye ukuri. Umunyamutima mubi azagukoresha kugira ngo yangize, azakoresha uko kuri kugira ngo yangize. Semwari muzi ko turivuga ngo ku munyakuri kutunganye uziyerekana nk'utunganye, ku kibuga uziyerekana nk'umuramyi. Uwo muntu akeneye ibigoramye, nta kuri akeneye kuko azagukoresha kugira ngo yangize. Ukuri kuba mu mutima ufite ukuri, kandi guhabwa umunyakuri ukagira ubuntu. Nahiye umubi agukoresha kugira ngo yangize. Reka noneho uyu mugore yagize neza, arababwira ati biriya yavuze, aranatamburiza ati nta ibyo yavuze biratinza, aramushikisha, ariko atinza n'abantu kwinjira kuko ari kugira kubeshya kuzanira abantu urubanza. Icya mbere, kuyobya abantu ngo ugere ku nyungu zawe. Ibi yo gukora kugira ngo ugere ku nyungu zawe ukayobya abantu. Itangiriro 3:1 kujya kwa 5 amagambo tuzi dushaka twarora no kuyasoma, ariko tuyasome 3:1 itangiriro. Inzoka yarushaka uwiganya inyamafumu mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibazwa umugore iti kuri koko Imana yarabye ntuzajye igiti cyose cyo muri iyi ngobyi. Uwo mugore arasubiza ati imbuto z'ibiti byose byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi izo Imana yatungije. Iki ntimuzirye, ntuzazirye, ntuzazikoreho mutazapfa. Kandi iyo nzobya umugore iti mfanye mu ruzara. Imana izi yuko umunsi mwaziriye amaso yanyu azahweza, mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umugambi aha ngaha ni umugambi mubi. Satani yakoze ibintu bibi bitatu. Icya mbere, kubatera gushidikanya ineza y'Imana, gutera abantu gushidikanya ineza y'Imana. Ikintu kigutera gushidikanya ibyo wizeye, ikintu kigutera gushidikanya kuri wamenye, kiba ari kibi. No kukirinda gushidikanya ijambo ry'Imana kandi ari ryo kuri, niyo standard, nicyo kimenyetso, nibwo rufatiro rw'ukuri, kuko Imana ni ukuri. Ariko gushidikanya iby'Imana yavuze, ikintu kigutera gushidikanya ijambo ry'Imana wakiriye, umenye ngo uwo ni umugambi w'ubwo Satani si uw'Imana. Amutera gushidikanya, icyo ni kimwe. Ahari Imana yaba yaravuze byo gushidikanya, icyo ni kimwe. Kuvanga ukuri n'ikinyoma, icyo ni icya kabiri. Kuvanga ukuri n'ikinyoma. Satani akabatera kuvanga ukuri n'ikinyoma. Gute muzahinduka nk'Imana? Muzamenya ikibi n'ikiza. Aha ngaha harimwo ubundi bari bazi kuvuza gusa, ese kumenya ikibi aricyo kubaza ntacyo bibaza. Ati umunsi twariye kiriya giti muzamenye, muzaba nk'Imana. Bakumva nk'Imana koko, rero kuba nk'Imana ni uko kumenya ikibi n'ikiza, ariko ntacyo bibamariye. Kuvanga ukuri n'ikinyoma, hanyuma ikinyoma rero ni ukuvuga ngo muzapfa, kandi barapfuye. Yarabeshye kuko iyo niyo ngingo yari afite. Kandi rero burya abantu bayobya abantu bavanga ibintu, inyigisho zibanza zimwe ziyobye zibatari zo, zijyana abantu kure y'Imana. Kuvanga ukuri n'ikinyoma. Hariho amajwi ya Satani ndetse n'abakozi be. Navuze ngo ni ikiyobyabwenge gitera gushidikanya iby'Imana yadukoreye. Abantu bakuzana ubwenge bwo gushidikanya ibyo wigishijwe, umenye ngo ni za Satani. Kandi izo nyigisho zizabaho kuko Satani akoresha ibyo ngibyo. Irinde umuntu ukuvana mu byo
agaragara umuhanga n'umunyabwenge. Kimwe na Satani bereka umuntu ibijyanye n'irari rye. Mwari muzi ko burya umuntu iteka ahora ashaka kugira ngo icyubahiro. Umuntu wese ashaka icyubahiro. N'umwana ashaka kuba mwubaha, n'umugore ashaka kuba mwubaha, n'umugabo ashaka kuba mwubaha. Nibyo bishyiranya n'ingo icyubahiro. Icyubahiro. Umunsi mwawe muzaba nk'Imana. Muzazamurwa mu ntera. Ese bari kuvuga Yesu ikintu yakuduhawe yari afite ari uguca bugufi. Nicyo yaje kutwigisha. Kuko turarwana n'ikintu cyasa cyo kwipanisha. Avuze nabi, aransuzuguye, antesheje agaciro. Ubwo nyine nuko hariho haza uburakari, hariho haza ibindi, nuko icyubahiro. Ariko umunyabwenge wamenye Imana ko ntari muzi ko zisema umunyabwenge mu rugo iyo umugabo wajya mu rwego rw'ijambo ko ubwo nta kintu bibaye hari igikomeye ubwo biha agaciro bitwara. Ariko iyo ukomeje akantu biracika uragakomeza ibyaha kubona kigize kumbwira kubona ukoze iki ngiki ukazaba rwose nyine uzibaza abantu. Ariko iyo kizije Yesu aragata bugufi niyo ntwaro yari ikomeye kandi iyo ntwaro Satani ashaka kuyitwambura. Imana itugirire neza icyubahiro. Inyoma birema icyizere mu bantu ngo ugere ku ntego. Nashatse ko ijambo turivugaho hari ikinyoma umuntu akora bikareba icyizere mu muntu kandi abantu baragikora. Nawe urugero muri Bibiliya nakoze ahantu narambwira umwana we nabibwiye mpageze arangati twebwiye twize kubaha Imana. Twe twize kubaha abakozi b'Imana. Ndamwizera rwose yari umudiyakoni ntibiyuga azavuga umurimo w'Imana. Ariko niba wangoye kurumva nahagize ibibazo bikomeye cyane. Ariko yandagiramo icyizere cy'ikinyoma. Uburyo umuntu ukunda cyane cyane umuntu wivuga amagambo meza kumwitura. Umuntu wivuga neza agashaka kuba ati yewe rero twebwe akakagira k'ibintu byiza ujye umwitonda. Imana idufashe. Nagiye kugura imodoka ahantu ngiye kuyigura noneho umugabo rero asanga yashimukije ifite imodoka gishaje kugigurisha hagati rero iyo ugiye kugura yireke ahubwo iriya nukurisha mu mazu yari amazu nta kibazo rwose. Imodoka yarangoye cyane igahora n'igaraje ariko yanene n'ikizere ikinyoma gikoramo nk'icyizere bigatuma kugira umuntu yigerere ku nyungu ze. Ujye witondera abantu rero bakuriya bapambira bagenda gusubiza hamwe gushaka ubutunzi mu buriganya. Abafite iminzani ibeshya mbese bantunganira aho ni Mika 6:11. Abashaka ubutunzi mu buriganya ariko mu buryo bw'abacuruzi cyangwa bashaka ubundi buryo gushaka ibinyoma kugira ngo ugere ku butunzi. Abantu bazabihanirwa. Imana iravuga ko nta mugisha bazayibona. Ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya uyoboka nk'umwuka. Abo ushaka baba bashaka ubupfu. Ayo ni amagambo ari mu ijambo ry'Imana mu Migani 24:6. Reka mvuge icya kabiri, gushaka gushima n'abantu. Kubeshya kuko ushaka gushima n'abantu. Ntabwo turasoma mu byavuga mu bice bitanu turasoma kuri Ananiya na Safira. Ananiya na Safira umurimo wari uwabo barawugurishije. Abandi bakaba bari kugenda bagurisha ibyabo bakazana amafaranga. Nabo noneho bifuza gukora nk'abandi ariko bagira imitima mibi. Gusa turahagana tugaze aho ngaho bakora. Ibyo rero gushimwa n'abantu bikora nk'uko gusanzwe bigurisha amakara yawe. Hagiye kujyana hari umuntu ugurisha bose nayizanye. Ni umutima wabo waza ariko abandi niko babikora nanjye ntibagomba kubikora. Imana itugirire neza wibeshya. Aha ngaha bakubeshya umwuka wera barakubona. Na n'uyu munsi wa none Imana idufashe sinzi niba Petero agarukanye kwiyabukana ategereje bahagwa kwigaragaza ko ugutaye kugira ngo abandi babone ko nawe umeze neza. Mbega gushaka gushimwa n'abantu. Imana idufashe ukabeshya kugira ngo ushimwe n'abantu. Icyanyuma kubeshya Imana. Icyanyuma kubeshya Imana. Reka turasome twihuse
abami ba mbere cumi na bitatu abami ba mbere cumi na bitatu turasoma twihuse mu magambo abami ba mbere cumi na bitatu mirongo cumi na rimwe murahasaga icyo gihe hari umuntu w'umusaza Beteli mu bahungu be araza ngo umuhungu w'Imana yakoreye Beteli uwo munsi n'amagambo yabwiye umwami bayabwira ise saramubwira adaciye ariwe muyenzira kandi abahungu be bari babonye umuhungu w'Imana baturutse mu Yuda yaciyemo ukomeza ugasoma kubera ko agahe gatoya uwo muhanuzi w'umusaza kandi uwo musaza si imyaka uyu musaza ni impano yari ariko umuntu yabanye n'Imana rwose maze imyaka ingana agihagaze neza uko Imana agikorana nawe ariko impano yari itandukanye muri we arabeshya kuki yabeshye ishyari ryo kugira ngo uvuge ati uyu mwana uje ko ari cyo muhanuzi umenyereye ahangaha niwe utinya kuvuga ibintu bari bagiye kureba ntavuga ati nanjye ni umuhanuzi Imana iravuze Imana itavuze Imana itugiriye neza Imana idufashe yaramuhanuye nabi amaherezo ahura n'ibibazo ariko ijambo ry'Imana muri Yeremiya 23 tutari gusoma kuko ari igihe cyatujyanye Imana ivuga ko hagurukiye abahanuzi bo mu yavuze itavuze abantu bo yavuze itavuze mu gihugu cyacu dufite ikibazo cy'abahanuzi b'ibinyoma bashaka kugaragara akajyana ubutumwa Imana itamuhaye kubera ko Imana yaciye akanayihemberamo idahari Imana idufashe kandi nagiye nibaza hari igihe umuntu avuga ati muri rusange Imana yakigirwa nategereza mu cyumweru gitandukanye gutanga bakagushima ko wagize indwara nkabo izi ndwara twagize muri rusange kugira ngo bataza gushima bagize indwara ariko ijambo ry'Imana avuga ngo ntugahindure ugenzura byose ugende byiza wa muhanuzi w'umusore wavuye rusange ntuza yashutswe n'uwo nguwo nanjye ni umuhanuzi yewe umuhanuzi tugiye kugenzura ntabwo yagenzuye yewe imyaka afite nk'iyanjye ati icyo avuze nicyo itonde genzura ibintu byose n'ahantu hose ntiyagenzura imugendekera nabi Imana itugiriye neza reka dusoze aya magambo kuvuga amagambo yararanye n'umurongo wa karindwi aravuga ngo uriganya ntazaba mu nzu yanjye ubeshya ntazakomezwa imbere yanjye iyo ni Imana ivuga umunyabinyoma ntazakorwa imbere y'Imana Ibyahise 21 akavuga ngo muri uwo murwa ntihazinjiramo ikintu gihumanya n'umuntu wese ukora izira akabeshya kubeshya ugambira ikintu kibi icyo ni ikizira kitazaguhesha kuba hera mu nzu y'Imana bakoze gatatikiana ngo ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye kuva kera n'imirimo ye Imana neza Imana idufashe icyo nashatse kubaganirira impano ya Satani nashatse kuvugaho navuze gato ubwoba uburakari uyu munsi n'ibinyoma umunyabinyoma akazamugambo bw'Imana cyane nyuma twumvise icyo ari cyo uragambiriye ikibi uragambiriye inyungu zawe bigatuma ugira abandi ushyira mu ngorane cyangwa mu kaga ushyira abantu mu bibazo tuzabura kubihanirwa icyo ni impano ya Satani kugira ngo benshi ibaze ngo bimeze bite noneho kugira ngo ducike ibyo kugaruka mu murongo mwiza niba wateshutse ugasaba Imana imbabazi kandi ntukirinda intwaro yo kugira ngo tutabe n'ukuri niyo jambo ry'Imana tumva ijambo ry'Imana niyo mpamvu mu kurangiza ndashaka kubakangurira kugira ngo musome ijambo ry'Imana hari Bibiliya zirahari ziragurwa hari indirimbo ntabwo zirahari zifite ariko cyane hari agatabo k'umusomeka k'umusomeka ijambo ry'Imana twasoma amagambo ejo avuga ukuntu Imana ishyira organisation mu ihema ry'ibonaniro n'abagomba kuhakora cyangwa umuntu akwiye kumenya ntabwo uzagenda gusoma ijambo ry'Imana ntabwo uzasoma iry'amana kuko utomuza ariko iyi ni gahunda yashyizweho kugira ngo usome ijambo ry'Imana uyu munsi ni mu bingo nabwo cyangwa se 50 gusa turabaki tubarenga ibihumbi 50 gusa ubu hari isigaye bitatu hari abana batoya nako abana bashoboye gusoma
aka ni agatabo gafasha abantu batwite bonyine bagasubira mu Imana buri munsi kandi kuba umuntu agasubira ijambo rye Bibiliya udafite aka gatabo udafite indirimbo n'amagambo make mirongo itatu yo dukunzwe muri Bibiliya abana bagatunga kujya ku ijambo ry'Imana hanyuma udafite na benshi akari magana Imana y'indero hari umutima w'Imana urabona kubabwira ngo mukunda ijambo ry'Imana mwakunda gusenga Imana ashari yararangiye Imana Imana turarangiye gushimira Imana yabanye natwe ku cyumweru yaturinze Imana dushoboye kureka imbere yayo turashimira abayobozi bari batuye bambaye akanya nanjye turashimira gahunda zari batuye gutuma abantu bakora umurimo w'Imana bagaheza kubakorera mu kubafasha turashimira abarinzi bacu kurare amakorali yacu ya mu gitondo kurare wenda kwa Sharomo bakoze bene data muri korali ari kugoma Imana bamugisha namwe wese umugisha kandi aya magambo yazirikanye Satani aguteza imparo zimwe navuze ubwoba bwo nta kwizera ufite ubwoba uburakari uburyo urakari wowe wakiraniwe kandi ukwiye intwaro yo gukiranuka gutuza bituma udapfa kuvuga ngo ujye kubaza n'uburakari Satani akujyane kandi agiye Imana igufashe nk'umunyakuri kuri ukavuga inyuma ugakora inyuma kugira ngo ushake inyungu Imana ikugerageze reka rero dusenge Imana dusoze kugira ngo tuyumvire Natatoza musiniriza uba undura tugiriye Yesu, urukundo rw'Imana